mbaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibanga ridasanzwe ryagufasha kuba umutsinzi, kuba umukire binyuze mu bworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko twagiye tubigisha byinshi, ibijyanye n'uburyo zororwa, ibijyanye n'uburyo zigaburirwa, ibijyanye n'uburyo zitabwaho, ndetse tubigisha n'uburyo bazikorera imiti. Ibyo byose twagiye tubibigisha umunsi ku wundi hano kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe ibanga ridasanzwe ryagufasha noneho kuba umukire mu bworozi bw'inkoko mu gihe wabonye umusaruro. Buriya ushobora kuba wabona umusaruro mwiza, ariko mu bijyanye no kuwugurisha ku masoko bikaba bishobora kuba byagukubita hasi ugasanga urahombye kandi warabonye n'umusaruro. Uba ugomba kugira power of negotiation on the market. Uba ugomba kugira imbaraga, ubushobozi bujyanye no gucuruza no kuvugana neza n'abaguzi ku masoko, ndetse no gushaka amasoko yawe neza cyane. Urabizi ko hari igihe kigera umusaruro w'inkoko ukaboneka ku rwego rudasanzwe, ugasanga nabyo bibashe kuba byahombya aborozi b'inkoko, cyangwa se umusaruro wabura ku masoko nabwo ugasanga ba nyiri inganda zikoresha umusaruro w'inkoko nabo ntabwo ibintu byabo bihagaze neza. Nk'umworozi rero uba ugomba kugira ubushobozi buhambaye mu gukontorora ndetse no kumenya uburyo ku masoko bihagaze, bityo ukamenya uburyo uzagurisha umusaruro wawe mu gihe wabonetse. Effective marketing and negotiation for poultry farmers. Ugomba kumenya uburyo uzaganira, uburyo uzavugana neza, uburyo uzaciringa n'abakiriya bawe ku masoko. Kuba umutsinzi cyangwa se umukire binyuze mu bworozi bw'inkoko bigusaba ubundi bumenyi bwihariye mu korora inkoko zawe neza zikagira ubuzima bwiza. Ikindi ukagira n'ubundi bumenyi mu bijyanye n'uburyo uzazicuruza ku masoko, ukamenya uburyo amasoko ahagaze, ukiga ukajya wiga buri munsi umenya uburyo ku masoko bimeze, ndetse ukiga n'uburyo abakiriya baba bifashe bitewe n'isoko ugiye kugurishirizaho umusaruro wawe. Ku masoko ibintu bimeze bite? Ibyo byose ni ibintu, nta makuru utagomba kubura. Understand your market. Ugomba kumenya uburyo amasoko yawe bimeze. Ntugapfe gutekereza uti umusaruro wanjye w'inkoko wabonetse reka nzijyane ku masoko, utabaje kunyura mu isoko ngo umenye uburyo izindi zihagaze, nguribi uburyo iz'abandi ziri kugurishwa, hanyuma ngo umenye uburyo nawe izawe uzazizana. Ibintu byawe ntukabikorere mu kavuyo. Niba ukora umushinga ubworozi bw'inkoko cyangwa se ubikunda ukaba ukurikira Mukire TV, aka kantu ukwiriye kukumva neza. Ntukajye ugurishiriza umusaruro wawe mu kavuyo ngo nuko wabonetse. Uba ugomba kumenya abakiriya bawe, ukamenya icyo abakiriya bakeneye ku isoko, hanyuma nawe ukamenya icyo ugiye kubaha, hanyuma ukagira ubushobozi mu guciringa cyangwa se mu kuba mwanegosiya ku biciro, bityo ugasanga umusaruro wawe ugurishijwe neza cyane. High effective quality. Niba woroye inkoko zawe neza nk'uko twabibigishije, ukazikorera imiti, ukaziha indyo yuzuye, ukaziha amazi, ukazitaho zigakura neza nk'uko twabibabwiye muri video zatambutse, ibyo byose ukaba warabikoze neza cyane, ikiba gisigaye nawe nuko ujyana inkoko yawe ku isoko, ubundi bakaguha amafaranga yawe arimo n'inyungu yawe ihwanyije n'imbaraga uba warakoze, warabikoresheje nyine kugira ngo inkoko yawe ibe ihagaze neza. Niyo mpamvu ukwiriye kugira ubu bushobozi n'ubumenyi budasanzwe mu kuba wanegosiya cyangwa se waciringa n'abakiriya. Ikindi ukaba uzi uburyo amasoko ahagaze, nabyo bikagufasha kuba wagurisha neza umusaruro wawe bataguhenze. Niba ukurikira Mukire TV, ukunda ubuhinzi bw'ibihumyo, ukunda ubworozi bw'inkoko, ukunda ubworozi bw'amafi, ubworozi bw'inkwavu, ubuhinzi bw'imboga, ibyo byose ni ibiganiro turi kwateguriraho byiza cyane mu minsi iri imbere. Byose ni ubumenyi bwiza cyane, ubumenyi tubaha buzabafasha kubyara amafaranga mu gihe mwabushyira mu bikorwa. Twe hano kuri Mukire TV nicyo twaziye. Uba ugomba kumenya uburyo baciringa ku isoko, ukamenya uburyo ibiciro bihagaze. Wowe ntukajye ugurishiriza umusaruro wawe mu kavuyo. Niba ukurikira Mukire TV, ukunda ibiganiro dukora, nicyo gihe cyawe cyo kugira ngo ubashe kuba utekereza ku masoko. Marketing strategy and negotiation. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kumenya kugira ngo ubashe kugurisha neza umusaruro wawe. Iki ni ikintu cy'ingenzi mwari mukeneye. Twarebye turavuga tuti abantu mukurikira Mukire TV, reka tubazanire aka kantu bitewe nuko ushobora kuba wabona umusaruro ariko ugasanga bitewe nuko utagurishije neza ku masoko, nabyo bikubereye inzitizi yo kuba waba umukire binyuze mu bworozi bw'inkoko.
bantu rero mwifuza gutangira umushinga w'ubuhinzi bw'ibihumyo mushroom farming, watwandikira kuri WhatsApp 0788 98 31 68 ukeneye imigina dukorera i Kigali. ubona byakorohera kuba wagera i Kigali cyangwa se utuye muri Kigali ukeneye imigina, umugina umwe tugurisha amafaranga 550, umugina umwe w'ibihumyo, kandi umugina umwe ushobora kuba wakwera ikiro kiri hagati y'ikiro kimwe n'ibiro bibiri. Ikiro cy'ibihumyo kikaba kigura amafaranga ari hagati y'igihumbi na 500 cyangwa se ibihumbi 2500 bitewe n'ahantu ugiye gucururiza, ariko aheshi ugura ikiro cy'ibihumyo kigura ibihumbi 2 n'ibihumbi 2500. ariko utuye ahantu hadateye imbere cyane ushobora kuba wakigurisha igihumbi na 500 kugera ku bihumbi 2500. umugina umwe warawuguze 550. urumva ko ubuhinzi bw'ibihumyo ni ikintu kirimo inyungu nyinshi cyane. ukeneye n'ubundi bumenyi bujyanye n'uburyo ibihumyo bihingwa, uburyo bigurishwa, uburyo amasoko yabyo biba bimeze, ibyo byose uzajya ubibona hano kuri Mukire TV. niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe, warakaze na like, kugira ngo buri video yose dusize ahagaragara ujye uyibonera mu bambere. twe tubaha ubumenyi buzababyarira amafaranga mu gihe mwabushyize mu bikorwa. nicyo twaziye hano kuri Mukire TV. Byitwa Mr Sam. uyu munsi rero ibihumyo birahari, imigina irahari. umuntu wese ukeneye gutangira ubuhinzi bw'ibihumyo yatwandikira kuri nimero nababwiye, ubundi tukabikurikirana neza cyane. ku basanzwe badukurikira ku bworozi bw'inkoko rero, uyu munsi message twari tubafitiye ni message ijyanye n'uburyo ugomba kwiga kugenzura amasoko acururizwaho inkoko, ukamenya niba zaguye, ukamenya niba zahendutse, niba ari umwero wazo cyangwa se niba zarabuze. ibyo byose ni ibintu uba ukwiriye kumenyaho amakuru umunsi ku wundi, kugira ngo bigufashe kumenya uburyo uzagurisha umusaruro wawe. niba ukurikira Mukire TV, aka kantu ukagenda ni uyu munsi. ikindi ukeneye ubuhinzi bw'ibihumyo nabyo twabibabwiye. ibihumyo buriya ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza kandi abantu babasha kuba babikoresha neza. murabona ko ubu ngubu inyama zarahenze ku rwego rudasanzwe. inyama rero zarahenze, kandi ibihumyo nabyo bijya kugira vitamine zimera nk'izi nyama, bityo abantu benshi basigaye bariyerera ibihumyo ku rwego rudasanzwe. ibihumyo bifite amasoko. uyu mushinga wawe utangira abantu bari kubona inyama zarahenze, ubundi tukabigisha kwirira ibihumyo kuko nabyo bigira vitamine nyinshi cyane. ubundi waba ugiye kuwutangira ugahita utwandikira kuri ya nimero nakubwiye, ukaza hano i Kigali tukakugezaho imigina, ubundi ugatangira umushinga wawe w'ubuhinzi bw'ibihumyo. njye nitwa Mr Sam, ndabashimiye cyane.